Amakuru yuko hagiye kubaho second migration se warayumvishe cyangwa tugiye kwimurirwa kwa nyine bwa kabiri. No kuvuga ngo abahawe migration ya mbere bakongera bagahabwa indi migration. Amakuru avuga ko se hari uburyo bari gukoresha hanyuma payi zabo bakaba bazigurisha bagura ibicuruzwa nayo warayumvishe cyangwa ntagara kugeraho. Reka nkubwire nayo ngayo ni amakuru y'ibihuha hari gukwirakwizwa n'ababifitemo inyungu zabo bwite bitwaje izina rya payi kwa team, ariko kwa team ikaba nta kibiziho. Mu gihe payi iri kuri 0.14 16 hari abantu bari gufatirana nyine ako gaciro iriho, ubona ko ari ntako iri ku biceri bikeya, akibwira ko ashobora gufatirana umunyamuryango wa payi nyine avuga ati nuwohereza payi uraza kuzohereza kuri iki giciro kuri iyi wallet hanyuma ugure ibicuruzwa bitandukanye, cyangwa urakora ibi ngibi uhabwe second migration, cyane ko abenshi izambere bazitwawe. Batangiye gukwirakwiza amavideo arimo izo publicité cyangwa se no kukwandikira inbox, cyane cyane abantu babandikira WhatsApp inbox mu birinde niho bituruka, niho bipfira. Usanga kwandikira ugasanga hari byinshi yaragamije cyangwa se ibyo yashakaga kugeraho ni uko kwiba. Nibyo tugiye kuganiraho umunsi wa none, ngo haye ikaze kuri Rugwiro Pro Zone. Ibiganiro byacu byibanda ku mafaranga ashingiye ku ikoranabuhanga rya blockchain. Ukore subscribe ujyubana natwe mu isi ya Web3 wongera ubumenyi. Hari abantu bageze nko kuri 4 bamaze kunyandikira bambwira bati twatwawe payi zacu. Mitamo kubikoraho ikiganiro kugira ngo nawe bitaza kukubaho cyangwa se utaza guhura n'ibi bibazo. Byagenze bite? Umuntu bamwandikiye inbox baramubwira bati ohereza payi, hari ahantu ushobora kugura ibicuruzwa kuri GCV. Noneho bamubwira address azohereza. Urumva ibyo byo ntago byari gukunda. Undi arongera aramubwira ati niba kuzohereza bitari gukunda, mpa address yawe ngiyewe nziguhe nguhe izanjye then ungurire ibyo bicuruzwa bingurire. Mu rwego rwo kumuha address, kubera ko private key isa neza n'ubundi nka address nabyo bikozwe n'amagambo n'imibare bisa n'ibikode nyine bimeze nka wallet address, uwo muntu amusaba private key arayimwoherereza. Automatically wallet yawe hita yinjira muri telefone ye, ahita agiraho access, kandi ntago baguha notification ko winjiriwe, ntago bikunda. Niko wallet ya payi imeze, ntago habaho notification. Nta nubwo ari wallet ya payi gusa, ni n'amadex muri rusange hafi ya yose, even metamask cyangwa se trust wallet, phantom n'izindi, ntago habaho notification ko hari umuntu ukoze log in ku yindi telefone. Ubwo nyine hakurikiyeho ko yibwe. Amaze kwibwa uwo muntu ahita ashyiraho na fingerprint, bisobanura neza ko ari ukwitonda. Nyine hari kuza ubundi buryo bwinshi bwo kwibwa. Murabona ko n'amatangazo ya payi kwa team ari kwibanda ku kijyanye n'umutekano. Subirizeho abandi bantu bambajije bati ntabwo turi kubona aho dukorera ririya tangazo payi kwa team rijyanye na two factor authentication yaduhaye ryuko dushobora gushyiraho nyine ubwirinzi burenze kuri buri muntu wese. Checklist ye isa icyatsi, ntago bikunda keretse ku muntu utaruzuza iriya checklist. Step ya gatatu utarayikora niho bikunda. Abandi mwazujuje bikaba bisi icyatsi, wenda mugeze nko kuri step ya 9, ntabwo bishoboka ko buriya buryo ushobora kubushyiramo. Wenda bishobora guhera ku account mato bigenda bizamuka, abenshi nyine niho biri gupfira. Ikindi dushobora kugarukaho muri update ni igikorwa kijyanye n'abantu bari gukora Logout muri payi. Kirazira kikaziririzwa mu gihe project ya blockchain by'umwihariko bari mu gukora update agiye atandukanye. Hari amavugurura arenze bari gukora, ugasohoka muri account yawe aho usanzwe miningira, utegereje kuza kongera kwinjiramo. Wenda hari ibyo ukoze ntibyagenda neza, network uri kubona iri kugenda gake, ukaza gukenera kongera kwinjiramo, ntabwo biri buze kugukundira. Ushobora kuza gutakaza umunsi umwe cyangwa utakora mining utegereje nyine ko biza kuza kuko nyine baba bari gusohoka muri benshi, harazamo nyine ikibazo cyo kutegereza igihe kinini. Ntago biri buze koroha ko muhita musubiramo. Ni ukuvuga ngo ibyo ukwiye kwirinda muri aka kanya, abo bantu bakwandikira inbox ndabizi neza ko babaye benshi. Muri comment mutubwira abo bamaze kwandikira, mu birinde. Bari gushaka nyine gutwara payi bakwizeza second migration n'ibindi. Hanyuma
kukubwira ngo nyoherereza address nguhe payi, ashobora kubikubwira wumva ko ari imuha kugiriye. Address na private key biratandukanye, kuko private key ubundi ikoreshwa mu gihe kwinjira ukoresheje passphrase byanze, ugahita ukoresheje private key. Hanyuma umuntu wese bari buyisabe amenye ko igitahiwe n'icyo kuri bujye kuri wallet yawe ugasanga nta kintu na kimwe kiriho, bamaze kukwiba. Hari nabo binjirira noneho hariho lockup y'100%, ntabwo icyo gihe ubimenya ko bakwinjiriye, kuko nta notification wakiriye, nta nubwo payi zavuyeho muri rusange. Ubwo nyine ubimenya ari uko iyo lockup yawe yasoje, ahita gutanga munganya uburenganzira kuri iyo wallet, murabunganya uko winjiraho isaha ushakiye nawe arabyemerewe. Ahubwo wica kurusha n'icyo uko afite telefone iremereye ishobora kwihuta cyane kuruta iyawe. Murabizi neza ko telefone zacu ntabwo zigenda kimwe, ushobora kuba uri gukoresha wenda Phantom cyangwa se uri gukoresha Pixel, akaba afite Samsung, akaba afite iPhone, ikurura internet kukurenza cyangwa se ifite n'imbaraga kurusha iyawe, yihuta akagutanga muri ya wallet, akaba yakora ibikorwa byinshi bitandukanye. Hari n'igihe usanga ari amatsinda, ari team barishyize hamwe ku buryo kugira ngo batange bitoroshye. Nubwo lockup yawe yarangira uri kureba, bazitwara n'ubundi uri kureba, udashobora kubatanga kubera ko nyine bafite uburyo bihutamo mu gukora ibyo bikorwa, bigatuma nyine wowe udashobora kugendana nabo, niko navuga, bakagutanga. So buri muntu wese uhuye n'iki kibazo cyo kuba yatwarwa payi yihangane, ariko nanone iyi video uyihereze buri munyamuryango wese, ku bagiye bafite amagurupe atandukanye, mubaburire nyine ko hari iyindi strategy yaje. Ikindi kuba network cyangwa se hari ibyo uri kwikora muri payi yawe nibikunde, ntago biguha uburenganzira bwo gukora logout ngo usohoke, kubera ko uko gusohoka bishobora gutuma utakaza undi munsi utari gukora mining. Abasohotsemo kugeza aka kanya biri kuba fired, ntago biri gukunda kuyongera kwinjiramo muri application. Biri guturuka nyine ko umushinga uri gukora update nyinshi zitandukanye, bari kugenda bubaka byinshi bitandukanye. Murabona ko nibwo turi gukorerwa upgrade kuri node n'ibindi bikorwa byinshi bigiye bitandukanye. Payi iri kugenda ikoramo nyine amavugurura. Kwa updating application byo wabikora sava, ariko gukora logout kirazira cyane, ni mistake ishobora gutuma umara umunsi wose udakoze mining. Ni byinshi rero biri kugenda bikorwa bigarukwaho, bishobora gutuma nyine ugwa muri danger, niko navuga, ugwa mu kibazo kiri butume account yawe ijya mu bibazo muri rusange. Ubyirinde, wirinde kandi urinde n'abandi bakugaragiye, mu byandike ku ma status. Hari igihe nyine kigera hakaza igisa nka campaign abaskama bakoze kugira ngo bibe abantu muri rusange. Ikindi kwibwa muri payi biroroshye kurenza ahandi hose, niyo mpamvu nagira buri muntu inama, cyane cyane kubabitsa ama email, ama passphrase kuri email ntago ari uburyo bwiza, kuko hari igihe ushiduka winjiriwe. So kuyandikura ahantu cyangwa se ukareba ubundi buryo uzibikamo, ariko ku buryo butoroshye kuhita uzikandaho, kuko urumva kwibwa kose n'ukuri kuba washyizemo passphrase ashobora kubona copy, ariko iyo wazibitse nko mu rugo biragutinza kuba wakinjiramo, ukaza kuba wamenya amakuru nyuma ko ashaka kukugirira nabi. Kuzibika rero mu buryo buri direct guhita uzibona ni bibi cyane, birashyira account yawe mu kibazo. Ibijyanye na Open Mainnet ntabwo byakuryohera mu gihe udafite payi, ibijyanye na GCV ntabwo byakuryohera mu gihe udafite payi. Ni muri ubwo buryo rero buri muntu wese agomba kuba umukandida wa account ye mu kugira ngo ashakishe ubwirinzi kandi bushoboka. Payi ishobora kuguma kubaka ibyayo gake gake, ariko ababigeraho tukazaba turi bake bitewe n'uko abenshi bamaze kwinjirirwa ndetse bakibwa muri rusange. Nibyo ngibyo twagarukagaho. Umuntu wese wandika muri comment ati se ko ninjiriwe bagatwara izari ziri kuri available balance hagasigaraho izirokinze, izo zirokinze nazo ntago ari izawe, nawe mbonereho kumusubiza. Igihe cyose lockup yasoza ntabwo uzazibona, kuko uburenganzira ufite nawe arabufite. Ni ukuvuga ngo payi kuba team zifunze kuko igihe mwavuganye kitaragera cyo kuzirekura, nizirekura nawe azazitwara nazo. Bisobanura ko buri muntu wese utekereza ko yinjiriwe yakagombye kuba ahindura mu buryo bwihuse, agasaba indi passphrase, agategereza ko payi kuba team
igenzura bakamukorera migration ku yindi wallet. Tugira group WhatsApp ducishamo amatangazo, ushobora kutujoininga urebye muri video description ahanditsemo, ukajya ubona amatangazo menshi atandukanye agaruka kuri project nka Pi cyangwa se n'indi mishinga nyine ya blockchain muri rusange. Ikibazo, igitekerezo, inyunganizi ushobora kugira, ushobora kudusangiza cyangwa se ukatubwira nawe uko ubyumva muri rusange. Ndizera ko subscribe mwayikanze, comment irafunguye, dukomeze tuganire, ushyireho like kuri iki kiganiro, hanyuma dukomeze twungure ubumenyi mu bijyanye na blockchain muri rusange. Aha ni kuri Rugwiro Pro Zone, wakoze cyane kutwumva, tuzabane mu bindi biganiro. Imana ikurinde.